nk'uko mubibona turi ku bitaro bya Byumba aho turi kumwe n'umurwayi Pasiteri Sibomana. Twageze hano ku bitaro bya Byumba aho arwariye tuganira n'ubuyobozi bw'ibitaro butwemerera kuba twakora ikiganiro bitewe n'uko Pasiteri arwaye kandi arembye. Batwemerera gukora ikiganiro batubwira ko bagiye kubyigaho bakaba baduha transfer. Muzi ko Pasiteri amaze iminsi 5 hano mu bitaro bya Byumba, ariko bitewe n'uburwayi arwaye butarimo gukira babe badutransfera tujye mu bindi bitaro bikuru, tujye Kanombe cyangwa se tujye badutransfere tujye na CHK. Ntabwo turi mushyire muri frame kuko ntabwo babitwemereye, ariko tugiye kuganira kugira ngo mwumve ijwi. Byishimo Official ni izina akoresha mu kazi, ariko ubundi muzi nka Pasiteri Sibomana mu ivugabutumwa yagiye akora, mu bamama yagiye asengana nabo bagiye batandukanye. Nimero za Pasiteri Byishimo ziri kuri YouTube aho ngaho, mwamuhamagara mukamusengera kandi mukamusabira ku Mana gukira, kuko n'ubundi niyo ikiza, itagukijije nta kintu abaganga n'ubundi bakora, kuko inyura mu baganga ubundi ikagukiza. Pasiteri, ntabwo ndakubaza ngo umeze neza kuko ntabwo umeze neza ndabibona, ariko ndagira ngo usuhuze abantu badukurikiye. Hanyuma y'iminsi nyine myinshi batatubona kuri screen za Byishimo Official, turabasuhuje nyine mu izina rya Yesu. Rero nk'uko twabibabwiye, uyu ni Pasiteri. Murumva ko ijwi nubwo ritarimo kuzamuka, ariko n'uburwayi amaranye iminsi itari mike, kandi nanone uburwayi batarimo kutubwira ko burakira vuba, ariko twe mu kwizera Imana izamukiza kandi bizagenda neza. Ntabwo turi mubaze ibintu byinshi kuko buri umurwayi ubundi ntabwo abazwa ibintu byinshi, ariko hari bimwe turi mubwire abe yabwira nk'abantu. Pasiteri, turagira ngo nibura ube watubwira nk'amagambo atari menshi, kuko na dogiteri yatubwiye ko tutagomba kumubaza ibintu byinshi kubw'intege nke afite nkeya cyane. Nibura ku bakunzi ba Byishimo Official ube wabaganizaho amagambo make cyane kugira ngo bumve impumeko. Aho bigeze turashima Imana, kuko iyo umuntu aje kwa muganga wenda atabasha kumva cyangwa kureba cyangwa kuvuga, akagera ahantu avuga akanareba kumva, ntabwo yabura ubudashima Imana, kuko Imana ibikoze ibintu bikomeye. Ikindi twashimira nyine n'ibitaro, kuko baduhaye serivisi nziza. Ntako batagize ibitaro bya Byumba, bakoze ibishoboka byose kugira ngo baramire amagara yacu mu minsi 5 tuhamaze. Nabo Imana ibahereze umugisha, n'abantu badusengeye bakomeze badusengere. Nyine Imana niyo ibifite umuti wo kuvura umuntu indwara akayikira burundu. Niyo umuntu yakwerekeza CHK, wajya ni Kanombe, aho wajya hose, buriya Imana niyo ibifite igisubizo cyuzuye. Turashimira abantu badusengeye n'ubundi bufasha bwose abantu bagiye baduha. Imana ibahereze umugisha. Nimero za Pasiteri wifuza kumuvugisha ukamusengera, ariko ukamusengera wumva ushaka ko umusengera kuri telefone muvugana, nabyo ni byiza. Ni 0788266515. Izo nimero zihamagare, nakwitaba mu ijwi afite rituje, uramusengera kandi isengesho riragera kuri. Imana ibaha umugisha. Ni Emi kuri Byishimo Official. Naho ubutaha Pasiteri turizera ko azagaruka akababwira umuzingo
ubu ngubu ngewe ubundi mfite inkuru narazibitse, nabuze umuntu uzi burekinga neza, ariko ndimo gusenga ngo nagaruka tuzongera tugaruke mu kazi, tubahe ubwino, tubahe inkuru nziza, inkuru zicukumbuye. Dushimira abantu muri komenti mwandika mumusabira gukira vuba agasanga umuryango, mumusabira kuba Imana yamukiza. Hari n'abajyamo bakaba bakandika komenti itari nziza ariko Imana ibabarira. Twebwe tubasabiye Imana imbabazi kuko ntago twebwe twaturiraho abantu ibibi, ahubwo tubaturiraho ibyiza, kuko ntabwo wakifuriza umuntu gupfa kandi uzi ko afite famiye, uzi ko afite umuryango w'abana, umuryango w'abantu 8 ni benshi kandi ni umubyeyi. Nawe udukurikiye w'umubyeyi wumve izo mbaraga kubasiza abo bantu ntabwo byaba byiza. Rero mwese turabifuriza ahubwo kudapfa, sibye ko ntawe uzarama burundu, ariko turabifuriza kugeza ku myaka y'ubukure y'ubusaza, mu kumva ikinoveri cyo kumuniya iyo atashye amaze gukura, amaze kumva ubuzima ukuntu bigenda. Imana ibarinde kandi twese turindire hamwe. Imana ikize Pasiteri Sibomana. Nabonye ababyeyi benshi bagiye bavuga yuko bamuzi, babanye mu bihe byiza kandi na n'ubu bakimuzirikana, bakimusengera, bakimukunda. Ngiye nashimishijwe no kubona murimo kwandika muri komantari muvuga ngo turamukunda. Hari n'abamama bagiye bambwira yuko ngo bagukunda ariko ngo batajya babikubwira, ariko ngo baragukunda bagukoza ku mutima cyane. Ndagiye mbibona ndavuga nti Imana izabaho umugisha, ati kandi bagushimiye ku nkuru ujye ubaha ngo zo muri ADEPR, ngo urazisesengura neza ukazibaha neza, no mu kintu bagushimiye ngo ziriya nkuru ngo barimo kuzipfubya, ngo babuze abantu bashobora kuzisesengura neza, ariko iyo nayo ni impano yifitemo yo kuba yabaha amakuru kandi akayabaha asesenguye. Imana ibaho umugisha, turabashimiye naho mu biganiro by'ubutaha.